Muraho neza. Tugiye kuganira ku kibazo gikomeye kandi gikunda kugira ingaruka nyinshi ku buzima bw'umubyeyi wabyaye. Icyo kibazo ni icyo kuva amaraso menshi nyuma yo kubyara. Iki ni ikibazo gikunze kugaragara ku babyeyi bamwe kandi gishobora guteza ingaruka zikomeye iyo kititaweho hakiri kare. Nyuma yo kubyara ni ibisanzwe ko umubyeyi ava amaraso, ariko hari igihe ayo maraso aba menshi cyane ku buryo ashobora gushyira ubuzima bw'umubyeyi mu kaga. Ku isi hose kuva amaraso nyuma yo kubyara biri mu mpamvu zikomeye zitera impfu z'ababyeyi, cyane cyane aho serivisi z'ubuvuzi zitagera byoroshye cyangwa zikabageraho zikerewe. Impamvu zitera iki kibazo ni nyinshi. Hari izishingiye ku mikorere y'umubiri w'umubyeyi, izishingiye ku buryo kubyara byagenze, ndetse n'izishobora guterwa n'indwara cyangwa kubura ubuvuzi bukwiye mu gihe gikwiriye. Kumenya izi mpamvu ni ingenzi cyane kuko bituma dushobora gukumira iki kibazo kitaraba, kugisobanukirwa hakiri kare no gushaka ubufasha bwihuse igihe cyagaragaye. Muri iki kiganiro turaza gusobanura impamvu nyamukuru zitera kuva amaraso menshi nyuma yo kubyara, uko zigaragara, n'impamvu ari ngombwa ko umubyeyi yitabwaho byihuse. Gumana natwe mu kiganiro kugeza ugisoje, uraza kumenya byinshi wajyaga wibaza kuri iyi ngingo. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Kuva amaraso menshi nyuma yo kubyara aribyo byitwa postpartum hemorrhagique biterwa n'impamvu zitandukanye. Reka turebere hamwe impamvu nyamukuru zishobora kuba zibitera. Impamvu ya mbere ni igihe umura cyangwa nyababyeyi yanze kwifunga nyuma yo kubyara. Iyi niyo mpamvu ikunze kugaragara cyane ituma abagore benshi bava amaraso atari make nyuma yo kubyara. Iyo nyababyeyi itifunze neza igakomera, imitsi y'amaraso irirorasha kuko iba ifite aho kwagukira maze igakomeza kuva. Ubundi umugore iyo akimara kubyara, nyababyeyi iba igomba kwifunga burundu ku buryo ukora kunda ukumva hahise hakomera nk'agapira k'akadenesi. Iyo ukozeho rero ukumva mu nda horohereye nka misikire zisanzwe, biba ari ikibazo. Icyo gihe nyababyeyi ntabwo iba yifunze kandi bishobora gutera ingaruka zitandukanye harimo no kuva cyane. Impamvu ya kabiri ni igihe ingobyi yacikiye maze ibisigazwa byayo bigasigara mu mura ntisohoke yose. Iyo umugore amaze kubyara hategerezwa umwanya utari munini ingobyi cyangwa se placenta ari y'abagore bita iya nyuma igasohoka. Umubyaza rero aba agomba gusuzuma neza ko ibice byose byayo byuzuye, akabona kuyishyira ahabugenewe. Ariko hari igihe byaba ngombwa ko ahugaho gato, nko mu gihe wenda ari gukurikirana abagore barenze umwe icyarimwe, maze ntasuzume neza ko placenta yasohotse yose, hagasigaramo uduce twayo. Icyo gihe bituma nyababyeyi itifunga neza maze umubyeyi agatangira kuva. Impamvu ya gatatu ni ibikomere cyangwa imikato mu gitsina. Mu kubyara bisanzwe utabazwe, hari ubwo umwana aba ari munini cyangwa akavuka muri pozisiyo mbi. Ushobora no gusanga segise y'umudamu iri anormal, maze akagira udukato mu gitsina mu gihe umwana asohoka, maze iyo mikato ikaza hirya ahatagaragara, umudamu akambara akajyanwa muri postpartum aho agomba konyereza umwana no kuruhukira, ariko haza gushira umwanya bikagaragara ko ari kuva amaraso menshi bidasanzwe. Aba agomba kongera agasuzumwa rero bakareba ko ntaho umwana yamwongereye, kuko hari igihe bigera no ku nkondo y'umura. Icyo gihe aradodwa kuva bikabona guhagarara. Naho mu gihe umugore yabyaye abazwe, ashobora gukomeretswa mu gihe cya cesariyene, ntibabone neza ko hari umutsi wacitse utafunzwe, cyangwa se ugasanga aho yadozwe ntihakomeye, maze umugore akava amaraso menshi nyuma yo kubagwa. Impamvu ya kane ni igihe umugore wabyaye agira amaraso atajya afata. Urugero ni nk'abagore barwara indwara ya hemofili bikaba bitaramenyekanye kare ngo afashwe ku gihe, cyangwa se ugasanga ni abagore bagira amaraso atajya akunda kuvura. Uwo nawe iyo abyaye akenshi nyuma y'uko amaze kubyara akunda kuva amaraso menshi. Impamvu ya gatanu ni indwara yo mu nda cyangwa yo muri nyababyeyi ishobora gutuma amaraso ava ari menshi
kandi umubyeyi akagumana ububabare ndetse akagira n'umuriro. Impamvu ya gatandatu ni igihe nyababyeyi yagutse cyane, nko mu gihe umubyeyi yari afite inda y'impanga cyangwa se umwana munini cyane, amazi menshi mu nda se. Ibi byose bituma nyababyeyi igorwa no kwisubiranya, maze umugore akava amaraso menshi kuko nta contraction uterine yabayeho ngo maze globe de serete yiforume. Impamvu ya karindwi ni ukumara igihe kirekire uri kubyara. Iyo kubyara byafashe igihe kinini cyangwa se byari bikomeye, bishobora gutuma nyababyeyi inanirwa maze umugore akava amaraso menshi cyane nyuma yo kubyara. Impamvu ya munani yo ni ukubera kubyara inshuro nyinshi. Abagore babyaye inshuro nyinshi bagira ibyago byinshi byo kuva amaraso menshi cyane nyuma yo kubyara, kuko umura uba waragutse cyane, kongera kwisubiranya ngo uforume globe de serete bikagora. Reka turebere hamwe igihe hagomba kubaho intervention medicale mu gihe umugore yavuye cyane nyuma yo kubyara. Iyo amaraso yapimye ukabona arengeje mililitiro 500 kandi aza adacogora, umubyeyi aba agomba gufashwa byihuse. Iyo umubyeyi agize isereri cyangwa se agacika intege, aba agomba kwitabwaho n'abaganga vuba na vuba. Iyo avuye amaraso akazamura n'umuriro cyangwa se akagira ububabare bukabije, aba agomba gufashwa byihuse n'abaganga. Kuva amaraso make nyuma yo kubyara ni ibisanzwe, ariko iyo abaye menshi cyangwa se akiyongera, biba ari ikibazo gikeneye kuvurwa vuba na vuba no kwitabwaho by'umwihariko. Twabonye ko kuva amaraso menshi nyuma yo kubyara atari ibintu byoroheje, ariko kandi atari n'ikibazo kidashobora gukumirwa cyangwa kuvurwa. Iyo umubyeyi yitabwaho neza mbere yo kubyara, akanabyarira kwa muganga kandi akagenzurwa neza nyuma yo kubyara, amahirwe yo guhura n'iki kibazo aragabanuka cyane. Ni ngombwa ko twese nk'abagize umuryango hamwe n'umuryango mugari tugira uruhare runini mu kurengera ubuzima bw'umubyeyi. Kugira amakuru ahagije, kumenya ibimenyetso by'akaga no kwihutira gushaka ubufasha bwa muganga bishobora kurokora ubuzima bw'ababyeyi benshi. Nta mubyeyi ukwiye gutakaza ubuzima kubera ikibazo gishobora kwitabwaho iyo kimenyekanye hakiri kare. Reka dufate inshingano zo gushishikariza ababyeyi kwipimisha kenshi, kubyarira kwa muganga no kutirengagiza impinduka zose zidasanzwe ziza nyuma yo kubyara. Kurengera ubuzima bw'umubyeyi ni ukurengera ejo hazaza h'umuryango n'igihugu muri rusange. Kumurengera rero ni inshingano za buri wese: umuryango, abagabo, abajyanama b'ubuzima n'ababyeyi ubwabo. Ubuzima bwiza nibwo mbarutso y'iterambere ry'umuryango. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.